mana we ananiye aho dana kari mu rugo rwose mana yanjye hano ndabisobanura ngo ikinga pasiteri koko sigendera mu gasozi simbyumva neza fantazi iki gihe sinzi birimo shari ko mba nuri kwiyumvira wabaye iki Chelsea biki mwabagomeme ubu nirahanga nabiteguye ariko se sheri hariya nagusanze ni mu rusengero niba tiri mu rusengero se mwejo uje bagana niko mu mugenza oya naga ariko tumugenza ariko se weno hano uziko muziki wari waryo ukuntu nijoro ikirori cyari cyashyushye ariko urarakazwa akira n'agashati wambare rwose umva yo kugurisha mboro yanjye pe boro urayireba no boro iki ni igiciro iki ni igicuzanyo amafaranga urashaka amangahe uramangahe mabuja ntabwo murengereza 300 Yesu Kristo 300 urayafata mabuja oya 300 urayafata kako yanjomba mabuja yana Sananje kwinywera isigara mabuja. Sayo ngaze twavuga. Amasigara komeza. Amasigara abiri. Amasigara ane ataratu. Ari n'iki nyinshi mabuja. Mabuja nyinshi. Abana bakafasha ariko bagiye kuzamuka. Ava kubwira wabo kandi n'abaza. Boss. None ubwo nawe tuje guhura ariko ni wowe. oya naga ari Baba ni wowe ariko. uribeshye Ubu se urase gato. Boss. None se umukobwa wambwiye so umukobwa mugufi yagucara kuri simukada amaguru nakore hasi ariko ore inyuma wabona ari umukobwa mwiza ariko mbere nta kintu kibereyemo. ariko siko wasinze Ndashaka ariko yicaye kuri sima ndashaka wowe mbanze kambagisha umuntu. Ntabwo ari we. Komeza nunaga. None nta kintu ufite. Uri uwa mbere mu banyuma. Abayo yabamenye kera. Abayo yabamenye kera cyane. Abayo yabamenye kera. Abayo yabamenye kera. Abayo yabamenye kera cyane. Mana yacu. Mana nyiri imbaraga. Mana ukomeye. Wamfashije undinda umucuraguzi. Mana mereye nabi. Nagihiga ngo ndonke. Warakoze Mana. Warakoze Mana. Abayo yabamenye kera. Abayo yabamenye kera cyane. Yare. No. Se no wowe. Wamuzi se umuntu bita Beke. Tamuzi. No ngore zamutorane. Niyo mu mazime simuvugana. Urumva? Yawe ukunda ukungu. Mbarosha wanje mubwira. Sebyo. Naho ukora no kubona nasinda. Ariko kundeba gutya ndi umukire. Pete nzu Ejegari. Urakumva? Pete akabari. Urumva nari mubi cyane se. Akabari se ugafite he? Afite mu mutwe. Mu mutwe se abamo akabari? Karimo n'amavide. Noneho ubwo izo wanyweye zagiye mu mutwe zinduka akabari. Oya. Agari cyo bivuze ni umushinga w'akabari. Rezi ko nkubajije umushinga w'akabari ko warumbwiye kuri mu mutwe. Akabari se kari ndagukora n'akabari ifite mu mutwe ariko nawe ntukasakuza. Ako nturabikora. Ubwira ariko. Umbaze. Ibyo ndabikora nagukunda ariko abone utabonye. Dore kandi unawe sarambazi. Ariko se wowe urahamagara gutyo nyishyuza umuntu w'umugabo urimo yafatira amashati kuri telefone.
Wiki inzu yawe urimo urambwira ngo nkwishyure amafaranga y'inzu ubu ngubu nenda no kwishyuye basi nkwambura nanjye mfite inzu nuko itari Kigali wera nuko abura amabati n'ibikuta na fondation n'ikibanza na sima ariko inzu ndayifite sawa barimo kukwishyuza harangiza gutenga ibintu byinshi ndayifite ariko naho sigara aho ngaho maze ugende wishyure nabo bakuwambura ubundi ntacyo bafite wabona ariko pastor uzi neza ukuntu byari ryoha yari aryoha n'ibyo wangujije byumva uzi uriya muziki ukuntu uryoha ariko byo ngibyo bizaza nyuma wamaze kwakira agakiza urasenga ugapfa wanasinda ugapfa urasenga ugapfa wanasinda ugapfa njyewe ngo njye mu butayu haba bw'Imana we ndisubirira inyuma cyabakiza rero twakabona mu butayu Imana kugira neza ziranze n'umukazivamo umva nkubwire rero muri ijambo ry'Imana rigira riti nubwo wabura umunyabyaha ukaba ibyaha byawe bitukura tukutuko irabyeza ukongera ukajya mu biganza byayo ariko wagiye iki imbere yayo nyemerera tujyane tujye imbere y'Imana bakoze Imana turambe biganza naka dusubire mu murongo mwiza pastor kubera ko twagiranye ibihe byiza nago nagutererana nanjye nemeye kuba umwe nawe biriya byose byarinda muzanjye ndabiretse Imana yawe ikibere tugende turi mu butayu amen ubona inshuti mukabana ugasanga ari nta makemwa ugashishoza ukabona mubanye nk'uko Bibiliya ibibasaba